ko mu bametodiste mukunda ijambo ry'Imana. Ntabwo ari umuntu wakwicaza ngo umwigishe umunsi wose ushire. Rero Imana ibibahera umugisha kubwo gukunda ijambo ry'Imana. Mwami Yesu abibahera umugisha. Ikindi mbashimira ni uburyo muri organized, murategura. Imana nabyo ibibahere umugisha. Hari igihe twebwe abo mu nzaduka dukubitiraho gutya ibintu biguruka ariko igituma ikintu kirama ni uko abantu bubaka imikorere, nubwo baba badahari imikorere igakomeza. Rero turabibigiraho. Imana ibahe umugisha. Nk'uko nababwiye mu kanya katambutse, ngiye kumara imyaka 30 nubatse urugo, ariko ntabwo ndi nararibonye y'urugo. Ashwida narukoreyemo amakosa menshi atagira ingano, yewe n'ubu ndakiga. Ntabwo rero nigisha imiryango kuko njyewe ntagira icyasha iwanjye, ntagira inenge, kuko mbese n'umugore w'igitangaza wabiteguye, wabitunganyije habe na gato. Ikintera gukunda umuryango no kumva nashakisha byinshi mu ijambo ry'Imana, nkabyiyigisha cyangwa nkabyibwira nkabyigisha n'abandi, nuko nasanze umuryango ari mwiza, kandi umuryango Imana irawukunda, kandi umugambi w'Imana ku muryango uratangaje. Hanyuma na Satani akawanga. Satani yanga umuryango kuko arabizi neza ko umuryango wenda kumera umeze nka pepiniyeri, ni ahantu hamerera abantu bazajya mu buzima bameze neza cyangwa bameze nabi bitewe n'ibyo bahuriye nabyo muri uwo muryango. Hanyuma rero ibyo bigatuma nyine Satani arwanya mu muryango hakiri kare, kugira ngo aturukemo abantu batazashobora guhura n'umugambi w'Imana nk'uko Imana yarabagennye. Kuko iyo ubabariye mu muryango, iyo ukomerekeye mu muryango, ubura undi muti hanze. Reka dukurikire. Haleluya. Iyo ukomerekeye mu muryango, kugira ngo ubone ikindi kintu kikunga cyangwa kigukiza hanze, burya biragoye. Icyo akoreye mu muryango wahakiriye wakahabera muzima. Iyo ibyo hanze bigukomerekeje, bisanga byibuze ufite urufatiro ruzima, ku buryo ibyo hanze byo bitakwica. Ni icyoro kintera ishyaka kwibwira ngo ahari aho hamwe n'ijambo ry'Imana cy'umwami Imana yanyigisha nanjye nakigisha undi, kugira ngo turebe ko hari imiryango twacungura igahuzwa n'umugambi w'Imana, ikabaho nk'uko Imana ibishaka. Muranyumvise inshuti z'Imana? Amagambo rero tugiye kuganira uraza gusanga usanzwe uyazi, ariko icyiza cy'inyigisho nk'izi nabonye zimera. Hari ibintu abasirikare bakora byitwa refresher course, aho sinzi niba mbivuze neza ariko byenda kumera nk'ibyo, aho bajya kongera kwitoza kugira ngo nyine bahorane za mbaraga za gisirikare, bibuke kwiruka, bibuke gukoresha ibyo basanzwe bakoresha. Kizero cy'inyigisho z'abashakanye cyangwa se z'umuryango, dusanga iteka ibyo bavuze nta gishyashya kirimo, ariko iyo umuntu yazibayemo n'umutima wose, hari ukuntu bigutera kongera kwisubiramo, ukongera ukazana uburyohe mu rugo rwawe, ukabigiramo uruhare. Nicyo ngicyo. Imana ishimwe. Iyo kandi tugiye gutangira izi nyigisho, ni byiza ko twemerera Yesu kumera nk'uzanye itangiriro rishya muri twebwe. Hari igihe umuntu aba yarakomerekeye mu rugo, agakomeretswa n'uwo bashakanye cyangwa n'aho yashatse cyangwa n'abo yabyaye, bigatuma ashyiraho akantu kenda kumera nk'akadomo, akavuga ati ibi ntibizigera bihinduka, ni uku rumeze, ni rubi gusa, uru rugo ni rubi, umuryango ni, bigatuma nta kintu gishyashya yitegura kwakira. Ariko iyo tugihumeka kandi dufite Kristo, byiringiro biba bigihari. Imana nishimwe. Iyo tudafite iyo nyifato y'uko hamwe na Yesu byiza byagaruka, bituma nta gishya twakira. Ndetse dushobora kwicara ariko amatwi yacu afunze, cyangwa se tukicara ariko dutunga agatoki uwo twashakanye. N'uriya mugore nibamumwirire, n'uriya mugabo nibagire gute, nibamumwirire. Ndagira ngo wiyumvire ku giti cyawe, ntiwumvire umugabo wawe, ntiwumvire umugore wawe. Nawe niba hari araza kwiyumvira, niba adahari uzamwerera imbuto kandi umusengere, Imana nawe mukoremo umurimo. Imana nishimwe. Izi nyigisho rero kuko turi muri ya topic yo mu Bakolosayi 3:23, iratubwira ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Nifuze kubizanamo umuryango. Nayihaye umutwe uvuga ngo umuryango wanjye, umurimo ukomeye w'Imana. Turimo turavuga ngo dukore byose tubikuye ku mutima nk'abakora databuja mukuru ari nawe Kristo, tudakorera abantu. Ubwo rero umuryango wanjye nawo ngiye kubamo, nimba n'umugore ngiye kuba umugore, ngiye kuba umubyeyi nkukorera nde? Kristo. Nkudahangana n'umugabo wanjye, nkudasigana nawe. Ubwo nawe niba uri umugabo ugiye kuba umugabo,
uba umubyeyi, uba umupapa, uba umugabo w'uwo mugore, ubikora byose ubikuye ku mutima, nk'ukorera nde? Nk'ukorera Kristo. Muri make urakunda umugore nk'ukorera Kristo, umwiteho nk'ukorera Kristo, udahanganye n'uwo mugore, utareba ingeso ze nziza cyangwa mbi, utareba ibyo ashoboye cyangwa adashoboye, ahubwo urabikora byose nk'ukorera nde? Nk'ukorera Yesu. Umuryango wanjye nk'ukorera Yesu, umuryango wanjye nk'umurimo ukomeye w'Imana. Hari igihe cyane cyane twebwe abakora mu nsengero twifuza neza y'isengero, ko ibintu byaho byose biba byiza, bikamera neza, bikabamera neza, ariko tukibagirwa umurimo nyamukuru wo mu rugo. Imana ishimwe, urugo. Rero turagarutse kwibwira nk'abagize umuryango, umuryango wanjye umurimo ukomeye w'Imana. Muri make tugiye kwiyemeza kubaka umuryango tubikuye ku mutima, tubikuye ku mutima, kubaka umuryango wanjye mbikuye ku mutima, mbifashe rwose nk'umurimo ukomeye kandi w'icyubahiro nahawe n'Imana. Ese mwari muzi ko kugira umuryango ari umugisha? Haleluya! Kugira umugabo ni umugisha, kugira umugore ni umugisha, kubyara ni umugisha, kugira aho uvuka ni umugisha. Ntabwo ari umugoko, ntabwo ari umuruho, ntabwo ari umusaraba Yesu yakwikoreje. Nubwo waba warahuriyemo n'ibibi, menya ko atari byo Imana yari yaragennye. Imana nishimwe cyane. Dutangire rero mu gitabo cy'Itangiriro, aho byose nyine byatangiriye umuryango ujya kubaho. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2, ndasoma umurongo wa 18 n'uwa 24. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 n'uwa 24. 18 iratubwira ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza. Ninde wabivuze yemwe? Ni Imana yatangije ibi bintu. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. 24. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakabiki. Amen. Iyi mirongo kuko tuba twarayifashe mu mutwe tukayumva kenshi, cyane cyane abantu barimo basezeranya abageni, hari igihe tuyirekera iriya ikaba iy'isezerano ry'abageni, ikaba iy'icyo gihe. Ariko uramutse uko uhuye n'ingorane mu rugo rwawe, cyangwa uhuye n'ikiguhiga kiguhinyuza se, gituma urukundo rwawe rukonja se, uramutse wibutse ko burya urwo rugo ari umugambi w'Imana, mbese iri jambo rigahora bugufi bw'ibitekerezo byawe, rigahora bugufi bw'umutima wawe, ukamenya ko ari Imana yatangije urwo rugo. Yavuze ngo si byiza ko uba wenyine, ikuremera uwo muzabana, muzafatanya urugendo. Irangije ntiyamurema ngo muturane nk'abakorege cyangwa nk'abantu bakorana, cyangwa se nk'uko ubana na mama wawe cyangwa na papa wawe, ahubwo ishyiraho umwihariko uba hagati y'umugore n'umugabo gusa, utaba ahandi hantu. Umwihariko wo kuba abanyeshuri banjye banze izuba n'inzara byabafashe tutaratangira. Umwihariko wo kuba umwe. Wowe na mama wakubyaye ntago muri umwe mu isi y'umwuka, siko byitwa. Wowe na papa wakubyaye, wowe na musaza wawe, gasaza wawe ukunda cyangwa karumuna kawe ukunda, ntago Bibiliya yigeze bavuga ngo mube umwe. Ariko uyu ni umwihariko uba hagati y'umugore n'umugabo. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero twabyibutse tubigumanye mu mitima yacu n'imitwe yacu, duharanira ko uyu muryango wacu koko tuwukomeraho nk'uko ari umurimo twahawe n'Imana cyangwa umugisha twahawe n'Imana. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata. Kandi atari ukubana gusa bya kinyarwanda, ahubwo bakabana binjiranyemo, bahindutse umubiri umwe. Ibyaha nibyo bijya bidutandukanya, ibibi no guhemukirana nibyo bidutandukanya, ariko mu mugambi w'Imana nuko byari bimeze, nukuba umwe. Ni Imana rero yatangije umuryango nk'uko tumaze kubibona, kandi nta kintu Imana yatangije yigeze idusaba cyangwa isaba abantu ko bakigendamo bonyine, habe n'uru rugendo rwa gikristo. Amen. Uru rugendo rwa gikristo, gukizwa, ntabwo Imana yigeze igena ko uzabishobora uri wenyine. Ikintu cyose Imana itangiza yifuza ko tukigendanamo nayo. N'urugo rero rwo rwatangijwe n'Imana. Imana yifuza ko kugira ngo tubashe kubaka urugo nk'uko Imana ibishaka, tugendana nayo. Iyo tuyisize twubaka urugo nk'uko imico yacu bivuga, tukubaka urugo rwa kinyarwanda, rimwe na rimwe si rubi cyane ugereranyije n'uko izuba zirimo zimera, ariko bikagarukira mu bisanzwe. Ariko kuba Kristo, kuba ari muri Kristo Yesu,
haleluya. Kubemera Bibiliya nk'ijambo rifite ubutware ku buzima bwabo, bakwiye kwemera ko ubwo ari umushinga w'Imana, ubwo ari ikintu cyatangijwe n'Imana, bakwiriye kumenya neza ko batagishobora batagendanye n'Imana, haleluya. Iyo tuvuga kugendana n'Imana si ikindi, ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana twahawe. Imana nishimwe. Igihe rero Imana itari muri twe, cyangwa umwuka w'Imana atari muri twe, cyangwa tutamwiyeguriye byuzuye ngo tumwemere kuyobora ibice byose n'ibyemezo byose n'amahitamo yacu n'ibyacu bitugize, iyo tutamwemera tuzubaka urugo nk'uko abantu basanzwe barwubaka, binyuranye n'iby'Imana ishima, binyuranye n'iby'Imana yashakaga. Imana ishimwe cyane, haleluya. Muri Matayo 19 turaza kugenda tunahagarukaho. Abafarisayo bari barimo kubaza Yesu byo gusenda no gutana n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hanyuma bumva igisubizo, abigishwa ba Yesu bumva igisubizo Yesu ahaye abo bafarisayo, ababwira ko mbere na mbere atari ko umugambi w'Imana wari umeze. Mbere na mbere gusenya sibyo byari biri mu mugambi w'Imana, kuko Imana yari yaremye umugore n'umugabo ko bazabana bihojejeho. Ngo abigishwa be babwira Yesu ku murongo wa 19:10 Matayo, abigishwa be ngo baramubwira bati, noneho ibyo umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Ni ukuvuga ngo Yesu yarababwiye ibintu by'akaramata byo kubana no kugumana no kudasenda no kudatandukana, ko ariko umugambi w'Imana wari umeze kuva mbere. Bashyira ku munzani basanga ibyo bintu birakomeye. Baravuga ati, niba ari ibyo rero turumva kurongora atari koko ku muntu utiteguye kubaka urugo mu buryo Imana ishaka, kuri we kurongora si byiza. Yesu ashimwe. Umuntu utiteguye kubaka urugo akurikije uko Imana yabigennye, kuri we kurongora si byiza. Kubera iki? Agiye kubabaza abantu, agiye kubabaza abo bashakanye, agiye kubabaza abo bazabyara, agiye kubabaza imiryango yabaherekeje bajya gushyingirwa. Muzi twese turabizi amarira, imiborogo, imibabaro irimo izanwa no guhemukirana kw'abashakanye. Muri make kuri uwo muntu icyari kumera cyiza nuko atagira gute, atashaka. Ibi rero nibyo abigishwa ba Yesu bamubwiye. Aravuze ati, tumaze kumva igisabwa, tumaze kureba uburyo bikomeye, tumaze kubona uburyo ari ibintu byo kugumayo kandi ukagumayo nk'uko Imana ishaka, dusanze kurongora atari byiza. Yesu abasubiza ijambo ritwereka ko uyu murimo wo kubaka urugo ari umurimo ukomeye kandi w'ingenzi kandi w'icyubahiro. Ngo nawe arababwira ati ku murongo wa 11, abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Ntabwo Yesu yavuga ko hari abarobantu wenda bashyize ku ruhande, ahubwo yagira ngo atwibutse umumaro n'uburyo biri serious n'uburyo bikomeye ibyo kubaka urugo, n'uburyo atari agakino umuntu yikiniramo ngo nibyanga veyo. Yesu ashimwe cyane. N'uburyo atari agakino, ahubwo bisaba umuntu uri committed, umuntu ufite kwiyemeza ko agiye kubaha Imana mu kubaka urugo, agiye kubaka urugo nk'uko Imana ishaka. Yesu rero yaberekaga uburyo uyu murimo ukomeye uri serious, haleluya. Nongere nsubire maka, nta murimo w'ubumana, nta buzima bw'ubumana twashobora tudashobojwe n'umwuka wera. Twe kwibwira rero ko no kubaka urugo nk'uko Imana yagennye umuntu yabibasha atubakanye n'Imana, cyangwa umwuka wera atamushoboje, ntago wabibasha. Cyakora waba umugabo naba umugore, bya kinyarwanda biraho bisanzwe, ariko kubaka nk'uko Imana ishaka, ntasiganye uwo twashakanye, ndeba uruhare rwanjye n'iki Imana insaba, bishobokera gusa abayobowe n'umwuka wera. Uko ni ukuri pe, atari ibyo uzasigana, uzanduranya, bizagucanga, uzabihirwa n'ibindi nk'ibyo. Imana ishimwe, haleluya. Bari muri Kristo Yesu, haleluya, bafite gishyigikira, dufite umwuka wera uri kumwe natwe. Tukiri aho rero twibukiranye ko urushako ari icyo twita igihango, ntabwo ari amasezerano y'igihe gitoya, ni igihango. Ubundi igihango ni mu maraso, igihango ni ikintu kitarangira, igihango ni ikintu gihoraho. Noneho ni igihango kuko Imana ariko yabigennye, kugira ngo rero igihango kirindwe cyangwa kigumeho ntakishe, hatabayeho impamvu n'imwe, kuko ntiyagombye kubaho, nta mpamvu n'imwe yagombye kubangamira cyangwa kototera cyangwa gusenya icyitwa igihango. Biradusaba rero birasaba umuntu ushyizemo umwete kugira ngo abashe kurinda icyo gihango, kugikorera, kukivomerera,
kugira ngo kigumeho. Birasaba umuntu ufite kwiyemeza, ufite umwete wose, wabigambiriye kugira ngo arinde icyo gihango, akivomerere, gikomeze kigira ubuzima nk'uko Imana yabiteganyije. Birasaba umwete rwose, birasaba imbaraga kugira ngo ndinde icyo gihango ngikuze, icyo gihango ntume kirushaho kuba cyiza, kirushaho kuba kuryoha, uwo mubano urindwe. Biransaba umwete no kwiyemeza, kutari uko iminsi mike, kutari uko amezi make, ko iminsi yose ufite ku isi. Haleluya. Kuko igihango kirangira ari uko umwe muri icyo gihango yagize gute? Yitabye Imana cyangwa yapfuye. Niba ari ikintu kizarama, birasaba kuba ufite kwiyemeza n'umwete bihagije by'igihe cyose uzamara uri hano ku isi, kugira ngo ukomeze kubaka nk'uko Imana ishaka. Imana itugirire neza. Reka tunyarukire muri Malaki 2:15. Mu buhanuzi, igitabo cya Malaki 2, ngo mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse. Muri make yari afite umwuka wo kuvanamo ba Eva, Evete n'abandi benshi. Ariko ngo mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye aremye umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Dushatse twavuga ngo turinde imitima yacu hatagira n'uriganya umugabo wo mu busore bwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yaremye umwe, nubwo yari ifite umwuka usagutse, nubwo yari bwibwira ati Adamu umwe ntihari bukwire, reka muhe benshi kugira ngo wenda ashirire ari n'ibindi byose. Ariko Imana yabikoze nkana, igambiriye ngo haboneke urubyaro rwubaha Imana. Haleluya. Iri jambo rirangira tuvuga ngo nuko turinde imitima yacu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Iyo ngeze hano hanavuga ngo hatagira uriganya, kuriganya si igihe byamenetse byagiye hanze, si igihe gusa hajemo undi mugore cyangwa undi mugabo, ahubwo ni igihe cyose muri uyu mutima Imana yaragemye ko habamo umwe, haza ibindi bintu bibyigana n'uwo umwe. Sinzi niba cyumvikanye. Haleluya. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari ifite umwuka usagutse. Imana yabonaga ko urugo ruzaba amahoro igihe mu mutima w'umugabo hazicaramo umugore we gusa, no mu mutima w'umugore hazicaramo umugabo gusa. Ntabyigane n'ibintu, ntabyigane n'abantu, akafata uwo mutima wenyine, nibwo urugo ruzaba amahoro. Niko Imana yari yarabigennye. Imana ishimwe. Nibwo hazaboneka urubyaro rwubaha Imana, nibwo urwo rugo ruzagenda rurushaho kwinjira mu mugambi w'Imana. Iteka umugabo wawe natangira kubyigana n'ikindi mu mutima wawe, umugore wawe agatangira kubyigana n'ikindi mu mutima wawe, intonganya zizaba zivutse, amakimbirane azatangira, bityo. Imana rero yari ibizi, irema umwe, yemera ko umwe ari ujya mu mutima, kuko umwe naba mu mutima akaba uwa mbere. Mu kanya twavugaga Yesu, nuko Yesu akwiriye kutubera uwa mbere. Haleluya. Ubu turi mu kanya k'abashakanye. Sindi bwongera kuvuga ngo Yesu aba uwa mbere, kuko urabizi ko ukwiriye kumugira uwa mbere. Utamugize n'uwa mbere, umugabo wawe ntabwo yaba uwa mbere mu mutima wawe, umugore wawe ntiyaba uwa mbere. Hari ibindi byaza kumubyiga. Ariko ndimo ndabwira abubaha Imana. Haleluya. 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 Munkunde ntimundambirwe ko turi kumwe iminsi myinshi. Turi kumwe amasaha menshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi kumwe mu nyigisho nyinshi, nkunda nkurikire tugendane. Imana nishimwe. Amen. Haleluya. Imana yari yabirebye neza, iravuga iti mu mutima w'uyu mugore ntihajyamo ikindi kintu kibyigana n'umugabo we, induru zizaba zatangiye. Niki rero Imana ishaka? Imana yifuza ko mu mutima wawe umugabo agiramo umwanya uhagije. Nibura umugore, Imana yifuza ko wa mugabo we, umugore wawe agira umwanya uhagije w'ingenzi w'imbere mu mutima wawe. Nibwo ibiri bukurikiraho by'urugo bizaba amahoro menshi. Nibwirira abagore Yesu ashimwe. Rata ntitwifuza ko abagabo bacu batugira aba mbere. Sibyo twifuza, ntitubikunda. Hari umugore bitagwa neza, habaho kubibura, ariko ntawe bigwa nabi. Iyo uzi kuri uwa mbere agutekerezaho, agushakira ibyiza,
ntacyo ajya gukora mutabiganiriyeho, n'ibyo arimo gukora niba mutabiganiriyeho, ariko akaba yabikoze agufite mu bitekerezo uko uzabifata n'uko uzabyumva, ntitugubwa neza rata, tugatanga n'amahoro menshi. Nabyumvise wa papa. Haleluya. Imana rero ivuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse, icyatumye arema umwe ni iki? Nuvuga ngo umwe ari mu mutima wawe nta kindi abyigana nabo, iby'amahoro no kubaha Imana n'imigambi y'Imana bizakunda. Intonganya zizatangira igihe azaba atangiye kubyigana n'abandi bantu. Sindavuga gucana inyuma, sindavuga ibyo gusambana, sindavuga ibindi, ndimo ndavuga ngo igihe mu mutima watangiye kubyigana n'undi, ikindi ubwo akaga kaba kavutse. Ongera umushyire ku mwanya wa mbere. Tubashyire ku mwanya, tubashyire ku mwanya, ko abapapa ko batabivuga, tubashyire ku mwanya. Haleluya. Abagore dushyira abagabo bacu ku mwanya wa mbere. Ntabwo ari pasiteri wawe wicaramo, nta nubwo ari umurimo w'Imana wicaramo, nta nubwo ari n'utwana tw'imfubyi urera. Ibikorwa byiza n'imirimo myiza byose ni byiza, ariko hari umwanya mu mutima wubatse ukwiriye kwicarwamo n'uwo bubakanye. Iyo byapfuye bizabyara nyine amakimbirane, bibyara amarira, bibyare gusuhuza umutima, bibyare n'ibindi bintu byinshi bitari byiza. Haleluya. Mu minsi dufite hano ku isi mbere yuko tujya mu ijuru, ikintu gifite imbaraga kizana umunezero cyangwa umubabaro, nahamya ko pourcentage nini cyane ikomoka mu rugo. Namwe siko bimeze? Ikintu kizazana kuryoherwa, nubwo kugira amafaranga ari byiza, ariko uzareba amafaranga yahawe umugore n'umugabo bahuje, bayarya neza pe. Haleluya. Baranezerwa. Niyo bayabuze banyujije mu minsi yo kuyabura ariko bakundana, bagira uko bajya inama na dukeya bakadusaranganya bikajya bivamo, bakabivugana bigakunda. Ni ukuvuga ngo urugo, umuryango ufite uruhare runini ku munezero wa hano mu isi. Sinimo mvuga aho tugana mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Iyo aho hantu hapfuye, rimwe na rimwe dusaba abagore, tugasaba abagabo gukomerera muri Kristo no gushinyiririzamo, ariko mu by'ukuri iyo uburyo urukundo rw'umugabo ruhajya ntiyari bukenere gushinyiriza. Abashinyirije batari hano, haleluya, reka nipeperera abo kuri abahariya hirya kuri biriya byuma. Ni ukuvuga ngo kwihangana kuba kwinshi iyo ntafite gishyigikira y'umugabo, iyo ntafite gishyigikira y'umugore. Ariko gishyigikira y'umugabo wanjye, gishyigikira y'umugore ihari, imibabaro y'isi hari ukuntu inyoroheramo. Murabyumva nshuti z'Imana? Nubwo Yesu ahari, Yesu afite umwanya we, ariko uwo mwashaka, Imana ni igitangaza, yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Haleluya. Iyo gishyigikira y'umugabo ihari, gishyigikira y'umugore ihari, umubabaro hano ku isi hari ukuntu woroha. Wese ndimo ndabibwira abantu batabizira, ndabibwira abantu babizi. Iyo wacuruje ntibiguhire, ariko umugabo akabwira ati humura ubutaha bizakunda. Ntakubwira ati nari narabivuze ko nta bwenge ugira. Nka rero. Iyo humura ubutaha bizacamo, ahita wumva nayo mafaranga wahombye burya bidakomeye. Ariko iyo akubwira ati nta bwenge ugira n'ubundi narabivuze, uhita wumva upfuye. Umugabo se wakoze ibintu ntibikunde, yataho umugore akamubwira ati humura, humura mugabo mwiza, bizongera bikunde n'ubutaha. Nawe yumva hari ukuntu ashyigikiwe. Kandi yaratashye ameze nk'uwanyagiwe, wenda ku kazi bamwirukanye cyangwa bamubwiye ibintu bitaza, ariko iyo agize gishyigikira y'umugore yumva hari ukuntu ahise akomera. Hinguka se ku mugore umeze nk'uwariye Amavubi. Kubwo atari kumuri nkawe mu bagabo wibaramo, waramurangiza ngo ntibibaho. Wenda hano ntibihaba, ariko bibaho. Ari amafaranga, reba ideni twafashe, none hari igideni biba ryafashwe n'umugore. Ari ufite akazi kari stable, kari stable, yatanze amafaranga yo ku kazi, yayaguhaye wa mugabo we ngo ujye gukora, hanyuma wagerewe ntibikunde. Henguka ku mugore utaramenye ibyo gushyigikira umugabo, akubwira ati ano mafaranga nayo urongeye yafashe gusa, ariko nkaho umaze iki? Urapfa none ukajya wumva koko nta n'icyo umaze. Imana iturinde ibyo bintu. Imibabaro y'isi iroroha y'umugore n'umugabo bashyigikiranye. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo bahuye n'ibyago n'amakuba ariko bashyigikiranye, hari ukuntu ibyago bitabaremerera. Ariko iyo umwe yabaye nyamwigendaho, undi akaba nyamwigendaho, ibyago byikuba inshuro 100. Umubabaro wumva cyane. Uzi kurwara ufite umugabo cyangwa umugore, ntanakubaza ati wiriwe ute kandi yasize urwaye. Harimo n'abatajyana babo kwa muganga, harimo n'abatababaza, harimo n'abajya kubyara abagabo ntibazamenye igihe babyariye, harimo ibintu byinshi bidashyigikirana. Ibyo rero byongera umubabaro wo mu bantu. Imana itugirire ubuntu, ibimare muri twebwe. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye umwe kugira ngo muri uwo mutima umwe aba ari ukomeza gufitingamo, yuzuremo,
agire mu mwanya wa mbere, bikunde mugire urubyaro rwubaha Imana, bikunde mugire ubuzima buryoshye. Imana ishimwe. Haleluya. Definisiyo y'urugo cyangwa icyo twakwita urugo cyangwa urushako, uko Imana yagennye urushako nibyo dukwiriye kurebaho. Ntago biva uko twita urushako, uko twifuza ko urugo rwacu rusa cyangwa rumera, ntago biva mu isi, nta nubwo biva mu miryango twavutsemo, nta nubwo bigenwa n'amategeko ya za guverinoma. Haleluya. Nta nubwo biva mu bikomere twaba twarahuye nabyo mu miryango y'iwacu. Mu nyumve neza nshuti z'Imana. Haleluya. Uko Imana yagennye ko urugo rukwiriye kwitwa, icyo nicyo gisobanuro we nanjye bari muri Kristo Yesu dukwiriye gufata. Amen. Haleluya. Ibindi byose binyuranye n'icyo Imana ivuga ku rugo, wibyakira, wibihobera, wibigira ibyawe. Niba uri muri Kristo Yesu, ukwiriye kwemera ko iri jambo rigufiteho ubutware, ukwiriye kwemera ko iby'Imana ivuga ari byo ukwiriye gufata. Hanyuma igisubizo cyawe kikaba kwemera kuyoborwa n'icyo Imana ivuga. Haleluya. Hariya nanone Yesu yaganiraga n'abafarisayo ndetse n'abigishwa we bamubaza ibyo gusenda. Yarababwiye ngo yabemereye gusenda Mose ngo kubera ko imitima yanyu yari inangiwe. Kubaka urugo rwiza rumeze nk'uko Imana ishaka bisaba umutima utanangiwe, umutima wemera guca bugufi, umutima wemera gukosorwa. Haleluya. Wubakanye n'umuntu utari marayika nkuko nawe utari marayika, wubakanye n'umuntu ufite igice cy'imbaraga n'igice cy'intege nkeya. Iyo utabaye umuntu wemera guca bugufi, uzahora uhanganye kandi uzarushaho kuvunika. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Nkuko no kuyoborwa na Mwuka Wera mu buzima busanzwe bisaba guca bugufi no kwemera gutereka ibyanjye hasi nkayoborwa nawe, niko no kubaka urugo bisaba guca bugufi ngatereka ibyanjye hasi kugira ngo twunguke inyungu ya twese. Reka turebe gatoya mu Baheburayo 13 umurongo wa 4. Ndibaza ko uyu murongo muwuzi. Abaheburayo 13 umurongo wa 4. Abaheburayo 13:4 haravuze ngo kurongorana kubahwe nandi na bose. Muri make ni igikorwa cy'icyubahiro, ni umurimo ukomeye twahawe n'Imana. Kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Nkoresheje Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana, haravuga ngo gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose, he kugira uwo mubashakanye wandavuza uburiri bwabo asambana, kuko ibyomanzi n'abasambanyi Imana izabacira urubanza. Nageze kuri kano gace k'ubwomanzi n'ubusambanyi, mbanje kano kabanza gushyingiranwa kubahwe n'abantu bose. Haleluya. Kubisi yandavuje ingo, yandavuje imiryango, yandavuje urushako cyangwa se inshako, niba ariko babivuga mu bwinshi, kubisi ibyandavuje, kuba tubibona muri social media abagore cyangwa nkomeze ngerageze. Haleluya. Imana yavuze ngo byubahwe n'abantu. Amen. Nari mvuze rero ngo kuba leta yakoroshya gutana, kandi nta kundi leta zabigira, zigomba koroshya gutana kugira ngo abatubaha Imana baticana. Haleluya. Cyangwa urugo rurimo ubaha Imana imwe n'undi utubaha Imana, kugira ngo utubaha Imana atazicunga uwo ubaha Imana mu izina ryo kwihangana. Leta nta kundi zabigenza, ariko ntibirahindura igisobanura Imana n'iki Imana yifuza, n'ishusho Imana yifuza ku muryango. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yifuza ko iby'urushako bibi by'icyubahiro. Ongera uha umugabo wawe icyubahiro, uha umugore wawe icyubahiro, uha umuryango wawe icyubahiro, wishimira urugo rwawe, urwifuzeho ibyiza nk'uko Imana yari yarabigennye. Imana ishimwe cyane.
haleluya. Iyo tugeze kuri iriya extreme rero cyangwa kariya gace kandi ko kuryamana kw'abashakanye kudakwiriye kugira ikikwanduza, ibi byo ni ibindi. Turabyemeranya neza ko imibare y'agatanya iboneka kenshi kandi igenda irushaho kugwira. Nako amen, amen. Murakoze. Haleluya. Kariya gace kandi kaheraga kavugaga ibyo kudacana inyuma, kutanduza uburiri bw'abashakanye. Nari ndimo kuvuga ngo turabyemeranyaho ko imibare minini y'abatandukana n'ababihiwe mu rugo bataratandukana n'abarira bakiri muri urwo rugo ishingira hehe? Gucana inyuma. Iyo yo ni indi nguni ubundi tutakabaye tuvuga mu bakristo, ariko kuki tuvugaho nuko natwe itadusize, natwe iradukomangira, ndetse hamwe yahawe karibu kandi mu miryango y'abakristo. Imana itugirira ubuntu kandi duha agakiza kuzuye. Haleluya. Nkuko navugaga mu kanya rero, bisaba umwete, bisaba imbaraga, bisaba kwiyemeza kugira ngo umuntu agere aha hantu ashobora kurinda iki gihango, kuko isi yuzuye ibibi kandi bizakomeza kuyuzuramo. Bisaba umugore n'umugabo bafite kwiyemeza kuzarinda urugo rwabo, ntirubu urugo rugereranyije gusa mu munezero, ntiburu urugo rupfuye kuba ruri aho gusa, ahubwo rukaba urugo ruhagaze mu mugambi w'Imana nk'uko Imana yari yarabigennye. Ese hari umugabo n'umugore bakwemeza ngo turebe? Haleluya, haleluya. Twari tumaze gusoma ko Imana yifuza ko gushyingiranwa kw'abashakanye kuba ukw'iki? Ukw'icyubahiro, kubahwa n'abantu bose. Kugira ngo ibyo bintu bigerweho rero bisaba umugore n'umugabo bafite uko kwiyemeza mu mitima yabo, bakavuga ngo uko Imana yita urugo niko urugo rwanjye ruzasa. Haleluya. Uko Imana ishaka ko urugo rumera, rubi rw'icyubahiro, umurimo w'icyubahiro, umurimo w'igikundiro, ngiye kubigiramo uruhare kugira ngo urugo rwanjye ruse rutyo. Hari umugabo ufite uko kwiyemeza yemwe? Hari umugore ufite uko kwiyemeza? Niwemere ko umuco ukototera kugeza igihe usibanganya ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Niwemere ko umuco ukototera. Murabizi mu mico y'amoko n'ibihugu n'amahanga atandukanye habamo ibyiza, hakabamo ibigereranyije, hakabamo n'ibibi mu mico. Ubu no mu muco wacu w'Abanyarwanda harimo ibyiza byinshi bishimwe, harimo n'ibindi binyuranye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntiwemerere ko rero wowe uri muri Kristo Yesu umuco wakototera, none ukajya uba mu rugo rugereranyije mu byiza, rugereranyije mu kanezero, ariko kuko urugereranya n'urugo rwa Kinyarwanda ukajya wumva ntacyo rutwaye. Reka nkwibutse ko Imana ikeneye abantu bayihagararira. Haleluya. Imana ikeneye abagabo bayihagararira kugira ngo abandi bagabo bakiri batoya inyuma yabo babone ngo burya umuntu uri muri Kristo Yesu yubaka gutya. Imana ikeneye abagore bayihagararira kugira ngo abagore batoya bari inyuma yacu bamenye ngo burya muri Kristo Yesu umugore wubaha Imana yubaka gutya. Muzi yuko ingo zisa na Kristo zimeze nk'uko Yesu ashaka zigenda ziba nkeya? Mwebwe aho iwanyu ziriyo? Ni nkeya, ni nkeya. Bihinduka rero ibiryoshye iyo ugize umugisha icyo cyemezo kigahurirwaho n'umugore n'umugabo. Haleluya. Ariko njya mbwira abantu
y'ibyago byabaye, icyemezo ntigihurirweho n'umugore n'umugabo, kigahurirwamo kikagirwa n'umwe muri bo, burya nabwo wakwemererwa ugakomeza ugacumbagira, ariko kazarangiza umugambi w'Imana. Haleluya. Kuko n'umuntu ufite akaguru kamwe ajya agenda, agerayo bitinze, ariko agira gute? Agerayo. Niba umugabo watubaha Imana, umugore watubaha Imana, uramushaka ibyo mu ijambo ry'Imana ngo abikure hehe? Ariko wowe wamenye Imana, komera ahubwo kuri urwo rugo, ukomere kuri uwo muryango, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiye kuva iwanyu, sibyo? Wemere ugendesha akaguru kamwe ariko ugereyo. Amen. Ngo nzareka kubivuga mwene ibyo by'akaguru kamwe, kuko nta kundi. Nutegereza se ugasiganya se, urwo rugo ruzaba urwande, ishusho y'Imana yagomba kugaragara aho ngaho izaboneka hehe? Imana itugirire ubuntu. Kuko rero turi ku isi, nubwo turi abakristo, mu nshingano nyinshi dufite, harimo kubyara, harimo kurera, harimo gukora umurimo w'Imana, harimo gushaka amafaranga, harimo n'ibindi bintu bitandukanye. Natwe ingorane zigera ku bandi bantu batuye ku isi, natwe ntago zidusiga, natwe zigera iwacu. Hanyuma mu bashakanye hakavukamo ibyiciro nakwita bitatu bigiye gukemura ibyo bibazo nk'uko bigera ku bandi. Ingo zimwe cyangwa inshako zimwe zihita zibona ikihuta ari ugutana, ari byo byaziha amahoro, kuko baba bibwira yuko bibeshye kuwo bashatse. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo imiryango igosowe, nk'uko ibibazo byo mu isi ari rusange mu bantu, bamwe mu bashakanye, ikibabaje bari no mu itorero rya Kristo, bajya bahitamo gufata umwanzuro wihuse wo gutandukana, kuko bibwira ngo umugore nashatse se nagomba gushaka, umugabo nashatse se nagomba gushaka. Ariko ni ikinyoma cya Satani. Uwo washatse ni wari ujyanye nawe, kuko igihe wamutoranyaga ntabwo wari uhumirije, nta nubwo wari usinze. Yewe nubwo wavuga ngo abantu bandi babigizemo uruhare bangira inama zitari zo, oya, umaze gushaka yahindutse ubu. Icyo turacyemeranyije. Ikibabaje rero, bamwe mu bashakanye kandi bari mu itorero rya Kristo barimo barahita bafata uyu mwanzuro utari wo, bati buriya mugore nashatse si wo, uriya mugabo nashatse si wo. Icyo ni igice kimwe, biragoye ko cyakumva ibyo tuvuga, ariko kidukundiye cyagaruka ku ijambo ry'Imana. Abandi bashakanye cyangwa izindi ngo zikareba ibibazo zirimo, zikibwira ngo ibi nta garuriro bifite. Ariko ko mu Kinyarwanda bavuga ngo niko zubakwa, reka turenzeho, dutwikire, dusazane, umwe ari mu cyumba cye, undi ari mu cye, cyangwa se turi mu cyumba kimwe ko abana ari bakuru batazatubona, ariko umwe areba iriya n'undi areba iriya, mu byemezo umwe areba iriya n'undi areba iriya, kuko nta garuriro. Ni ukuvuga ngo hana ikiganiro cyarashize, kubisengera byavuyeho, kugisha inama byavuyeho, nuko bameze, nta n'ikindi cyiza bategereje. Ako nako ni akaga. Icyakora kuko wenda ari abantu bakuru biyemeje kubitwikirira aho ngaho, abo nabo ndakwifuriza kutabarizwa muri abo ngabo. Igice cya gatatu, nk'uko twese dutuye ku isi kandi ibyago n'amakuba bijya bikomanga iwacu. Haleluya, haleluya. Niba Satani yaratinyitse gukomanga muri Edeni, agakomangira Eva, agakomangira Adamu, bashingiwe n'Imana, niba Satani yarabatinyutse, urugo rwawe n'urwanjye ntazarutinya. Ariko iki cyiciro cya gatatu aricyo nifuza ko twabarizwamo. Iyo gikomangiwe n'ibibi, iyo kigezweho n'ibyago n'amakuba, bafite kwiyemeza mu mitima yabo, baricara bakavuga ngo reka dushake igisubizo. Haleluya. Ntibashinjana, ntibatungana agatoki, kuko urugo baruhuriyemo. Ntabwo bavuga ngo byatewe n'uyu mugabo, ntabwo bavuga ngo byatewe n'uyu mugore, aho yemeza ko urwo rugo ari urwabo kandi bazahora barushakira ibyiza. Gushaka ibyiza no kumvikana kuri urwo rugo ntabwo babigeneye igihe runaka, ngo bavuge ngo ni imyaka 5 reka tugerageze n'ibyanga tuzagenda, ngo bavuge ngo ni imyaka 10, ngo bavuge ngo dore abana bamaze gukura aho ushaka, ahubwo babyiyemeje byiteka. Muribuka ko ari igihango. Haleluya. Igihango ntibagisohokamo, igihango ntibakivamo, igihango baragikorera, igihango bagipfiramo. Bahora bashaka igisubizo, bahora bifuza ko urugo rwabo rwarushaho kuba rwiza, nubwo bamazeho imyaka myinshi nk'iyo tumazemo, ariko bahora bafite ibyiringiro ko igihe kimwe ibyo babibiye bazabisarura. Bahora bashaka igisubizo cy'urugo rwabo. Ndakwifuriza kuba muri iryo tsinda. Haleluya. Imana ishimwe. Satani ntazareka gukomanga, ibyago n'amakuba ntibizabareka kuza. Ariko ninde ukwiriye kuba mu nyigisho nk'izi? Ninde ukwiriye kwiga? Ninde ukwiriye kwifuza? Ni umuntu uvuga ngo ibyo ari byose igisubizo cyaboneka. Haleluya. Ibyo ari byose hamwe n'Imana ibintu bizahinduka. Aho rero niho tugenda tukavuga noneho utuntu dusanzwe, utwo rimwe na rimwe bita tips cyangwa utuntu dusanzwe, ariko tubwirwa umuntu ushaka ko urugo rwe rurushaho kuba rwiza. Haleluya.
tubwirwa umuntu wamenya ko ari umurimo yahawe n'Imana, umurimo wo kubaka urugo, umurimo wo guhagararira Imana muri urwo rugo, umurimo wo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu miryango yacu. Icyo gihe nibwo washyiraho tundi. Iyo ugiye kubwira umuntu udafite izo ngamba mu mutima we, utundi tuntu yashyiraho bihinduka imfabusa. Ariko iyo ugiye kubwira umuntu ufite ubushake bwo kubaka, aragenda akagerageza, kino kitakora ejo agafata ikindi, ariko agahora agerageza ngo urusheho kuba rwiza. Imana ishimwe. Ako ngiye kugira akambere rero kafasha umuntu wo muri iki kinyejana cyacu, ngo turibwira turi abakristo, kameze nk'ako tuvuye kuvuga mu kanya mu nyigisho, ni ukwiyemeza kuba umwigishwa muzima wa Yesu. Haleluya. Nta mbaraga wagira zo gukunda umugore wawe urukundo rwinshi ruzatuma agubwa neza, ngo umukunde imyaka 60, ngo umukunde 80, utari umwigishwa wa Yesu. Nta mbaraga wagira zo kubaha umugabo wawe, kumugandukira, kumukunda bidakama imyaka yose mufite, kandi ni umuntu buntu ufite imbaraga n'intege nkeya. Nta mbaraga wagira utari umwigishwa wa Kristo. Haleluya. Nuvuga ngo imbaraga ukundisha umugore wawe, imbaraga ukundisha umugabo wawe, kumukunda urukundo rwuzuye rudacishije hejuru, uzikomora muri Kristo, niwe ufite urukundo rudashira. Amen. Niyo mpamvu kubwira abantu kubaka urugo nk'uko Imana ishaka, atari abantu bashaka kuba bigishwa ba Kristo, biba ari ugutakaza umwanya. Ni hehe wakura imbabazi zidakama? Atari muri Yesu. Kubabarira uwo muntu wawe w'intege nke ukamubara byiteka, wabikura he utabikuye muri Yesu? Kumukunda n'intege nke ze ukamukunda bidashira, wabikura he utabikuye muri Yesu? Ntaho wabikura. Kwihangana se wagukura he utabikuye muri Yesu? Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Haleluya. Mu Bagalatiya 2:20 Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Iyo tuvuze ngo ibyo nkora byose nkiri mu mubiri, harimo n'uburyo ubanira umugabo wawe, harimo uburyo ubanira umugore wawe, harimo uburyo ubanira abana bawe, harimo uburyo ubanira abari mu muryango wawe. Shyiramo ibyo nkora byose nkiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Muri make, gukunda umugabo wawe, gukunda umugore wawe, kumwihanganira, kumugirira neza nk'umuntu ugize igice cy'umubiri wawe, ukwiriye kubikoreshwa, ni naho wakura imbaraga, ubikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wagukunze akakwitangira. Haleluya. Utabikuyaho byakama, byaba iby'igihe gito, byaba ibyo mu busore, ariko ntiwabisazana. Aka kabiri ni ukuba umuntu wiyemeje, kuba committed kuri relationship yawe, kuri ubwo busabane, kuba umuntu ufite kwiyemeza kuri uwo mubano wanyu. Amen. Niba uyu umubano n'uwo mwashakanye wahungabanye ntacyo bikubwira, uvuga utararakara naruha seke. Haleluya. Ararakara nyine naruha araza guseka. Ubwo ngubwo uri umuntu udafite kwiyemeza ku byiza by'umubano wanyu. Ariko ufite kwiyemeza ku byiza by'umubano wanyu, uzagera n'icyo ukora kugira ngo mugenzi wawe agubwe neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Uzaba wa mbere mu kwifuza kugarura amahoro, uzaba wa mbere mu kwifuza ko umubano wanyu umera neza. Ibyo rero umuntu abifatira ibyemezo mu mutima we bataraca no mu yaga y'isi, bakimeze neza bari amahoro. Ariko akaba umuntu ufite kwiyemeza ku mubano mwiza n'uwo bashakanye, akavuga ati nzagira uruhare mu gutuma umugabo wanjye agubwa neza, nzagira uruhare mu gutuma umugore wanjye ahora aguwe neza. Hari abantu bafite uko kwiyemeza. Imana ishimwe. Ako nagize aka gatatu, mu ndihuta umwanya wacu wagiye, no kubaha. Mu Kinyarwanda ni ijambo rimwe nyine ryitwa kubaha, ariko tugiye nko mu Cyongereza twavuga to honor and respect partner wawe, kumwubaha no kumwubahisha uwo mwashakanye. Hari umuntu udakunda kubahwa waba uri muri twebwe ngo tumufashe gukira igikomere? Yesu ashimwe. Hari umuntu udakunda guhabwa agaciro waba uri muri twebwe? Hari? Mwabonye uburyo guhabwa agaciro biryoha? Ntago bibaryohera? Cyangwa twarakabuze turiyakira turekera? Kubahishwa byenda kumera nko gusingizwa, gushyirwa hejuru n'uwo twashakanye. Niba hariyo ikintu kivura imvune z'umutima, kikavura ibikomere,
kikavura gutakaza icyizere twifitiye, kikavura ibintu byinshi. Ni ukubahwa no kubahishwa no guhabwa agaciro n'uwo mwashakanye. Bimwe mu byo njya numva rimwe na rimwe muri counseling, ni umuntu uza akakubwira ati andutisha abakozi, muri make singira ijambo iwanjye, cyangwa se bene wabo baranduta, afatana ibyemezo n'abandi hirya iyo ngiyo nkazabimenya byararangiye. Ibyo ni nk'utumenyetso tugaragara two kudahesha icyubahiro mugenzi wawe. Haleluya. Turi abantu bahindagurika uko igihe kigenda, duhindurwa n'ibihe, tugahindurwa no gusaza n'imyaka, tugahindurwa n'ibitugeraho. Hari ibintu byinshi bihinduka muri twebwe. Ushobora kugira ibyago, ubwaneza bwawe bukagushiramo n'ibindi bitandukanye. Ariko kuba uwo mwashakanye yahindurwa, agahindurwa nuko yari afite amafaranga akayabura, agahindurwa nuko yari afite icyubahiro cye, mbese ibintu byinshi byamugeraho bikaba byamuhindura. Ntibirahinduka ibigutera wowe mwashakanye kumwima icyubahiro umugomba, kumwima urukundo umugomba, kumwima icyenda kumera nko kumusingiza umugomba, kuko ni wowe wenyine Imana yashyize muri uwo mwanya. Uzazamura uwo mwashakanye mu marangamutima, uzazamura uwo mwashakanye mu kwiyubaka mu cyizere, uzatuma ajya agenda afite agaciro mu buzima bwe. Haleluya. Wari uzi ko ushobora gusingizwa n'abandi bantu bose, ariko uwo mwashakanye yaba ataguha icyo cyubahiro, ukajya wumva ntacyo uri cyo, kandi abandi bantu bose bagusingije? Tubikore rero nk'umukoro. Haleluya. Urabizi iyo wubashye umuntu ugira uko umubwira, ugira uko umufata, ugira uko ubigenza. Natwe reka tubikorere abo twashakanye. Ubikore, ubigambirire ko iteka uzahora uri umuntu uzamura icyizere cy'uwo mwashakanye, uzamura amarangamutima ye, utuma aryoherwa n'ubuzima, utuma yumva yikunze, uzabigiremo uruhare. Aka kane ni communication ihojejeho. Uyu munsi isi yuzuye ibiduhuza byinshi. Ikibanze kirimo gutwara umwanya wa mbere ni telefone, aho umuntu asabana n'abakure ariko ababegeranye bakamubura. Biratworoheye uyu munsi kurangara tukavugana n'abandi bantu bose uretse abo tubana mu nzu, tukibagirwa uw'ingenzi mu buzima bwacu ari we uwo twashakanye. Ibi utabigambiriye wowe ubwawe ngo ubigambirire ubigire ingamba, isi izagutwara. Muri telefone hahoramo ibintu biduhamagara, hahoramo ibidukenera, hahoramo abandi bantu batugisha inama, hahoramo ibidushaka. Tutabigambire ngo tugire umwanya wo kwishyira ku ruhande, tubane n'uwo twashakanye turebana amaso ku maso. Ubusabane buhojejeho ntabwo tuzigera tububasha. Haleluya. Muri iyi si imeze gutya, ushobora kujya kubona ukabona umuntu murabana mu nzu, ariko mwabuze conversation y'ukuri, ikiganiro cy'ukuri ntimugiheruka n'ubwo mubana. Imana idushoboze, kuko biri mu by'ingenzi bituma umubano w'abashakanye ukomeza kuba mwiza. Haleluya. Uwo mwashakanye uheruka kumutega amatwi ryari, ubishyizeho umutima, umureba mu maso? Amen. Murebana mu maso. Akenshi ibintu byo kurebana mu maso bijya binanirana iyo hajemo guhemukirana. Iyo hajemo guhemukirana umuntu ahunze amaso burya. Wumva udashaka mwicarana kugira ngo atabyutsa bya bindi, atavuga bya bindi. Ariko yemwe abari muri Kristo Yesu, nimwibuke ko uyu murimo dufite wo kubaka urugo nk'abakorera Imana ari uwacu, nta wundi muntu uzawudukorera. Haleluya. Kagatanu kajya kazana ibibazo ni ubukungu bwinshi cyangwa bukeya. Ibintu by'ingobyi rero birasetsa. Amafaranga menshi ajya zisenya, no kuyabura bijya bizisenya. Bigaragara yuko ikibazo kiba kitari amafaranga, ahubwo ni ibindi bintu biri imbere tuba tutarakemuye hakiri kare. Imana itugirira ubuntu. Birakwiriye rero ko tuganira, tugasharinga iby'ubukungu bwacu, aho twerekeza, icyo tuzabukoresha, ibyo turi bukore muri none, ibyo tudashoboye tuzashyira ejo hazaza, bye kuba iby'umuntu umwe. Kuko imikoreshereze y'amafaranga ifite uruhare rukomeye mu buzima dufite hano ku isi. Haleluya. Muribuka ko abashakanye Imana yarabageneye ko baba. None niba turi umwe, kuki ugira yawe nanjye nkagira yanjye? Amen abagabo. Haleluya abagore. Yesu ashimwe. Nimba turi umwe, kuki ugira yawe nanjye nkagira yanjye? Biremewe gusezerana
ivangamutungo risesuye, harya rindi ni iki? Mutungo muhahano n'ikindi n'ivanguramutungo. Hari ivangamutungo, ivangura no guhuza muhahano, biremewe mu mategeko ya leta, ariko turimo turavuga bari muri Kristo Yesu. Amafaranga ni akamenyetso gato, ni agakoresho gatoya kerekana ko imitima yacu iri hamwe cyangwa itari hamwe, kerekana ko imitima yacu iri hamwe cyangwa itari hamwe. Niba twarabaye umwe, ni kuki amafaranga yacu aba abiri? Haba hatangiye kuzamo ibibazo. Wibyemera nimba uri muri Kristo Yesu. Ntumbwire ngo twashakanye ntabikozwa. Twavuze ko hano umuntu arimo yiyumvira. Haleluya. Yatabikozwa by'abantu batabasha, tubihereza Imana, turabisengera, tukabyingingira kugira ngo uwo wacu nawe azahure n'umwami. Haleluya. Tukivuga rero kuri iki ngiki cy'ubutunzi, ni byiza ko tubiganiraho, ni byiza ko tubivugana, tukibwira n'ibyo dutegereje, aho twibwira ko tuzakura, kugira ngo tubashe kubihuza, cyangwa ayo dufite nayo tudafite. Ikindi dukwiriye aha ngaha ni ukumenya gutandukanya ibyo twita nkenerwa y'ibanze. Ikindi nakitikira mu Cyongereza kimwe ni needs, ikindi ni wants. Nuvuga ngo hari nkenerwa by'ibanze bituma ubuzima buhagarara, hakaba n'ibindi bindyoshya buzima. Haleluya. Byose ni byiza kandi byose biradukwiriye, ariko mu kuganira ku bukungu bwacu dukwiriye kumenya kubitandukanya. Ibyo kurya, urugero, ni nkenerwa y'ibanze, aho kuba ni nkenerwa y'ibanze. Hanyuma nkenerwa nako icyifuzwa gikurikiraho si aho kuba gusa, ahubwo ni ukujya wenda mu nzu nziza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyo kurya ni nkenerwa y'ibanze, ariko kurya byiza birushijeho ni icyifuzwa. Bitewe rero n'ubukungu bwacu aho bugerera nuko bungana, dukwiriye kuba tuhuriye kuri ibyo bintu. Umugore n'umugabo bakajya inama kugira ngo babihurireho. Kwiga kw'abana bacu ni nkenerwa y'ibanze, ariko kuva mu ishuri rimwe nkajya mu ryiza risumbyeho bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga ni nkenerwa inezeza cyangwa irushaho kuturyohera. Birakwiriye ko umugore n'umugabo ibi bintu babiganiraho. Iyo batabiganiriyeho, nkenerwa y'ibanze ishobora kuburirwamo kuri umwe, hanyuma undi akazana cya kindi cyifuzwa akakigira icy'ibanze. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikintu nabonye hano hantu, kuba turi igihugu kivuga ururimi rumwe kandi dufite umuco usa, bidufasha mu bintu byinshi pe. Turaganira, turavugana, ntitwabura icyo tuvuga. Ariko nabonye hari akantu k'akabazo biduteza kumera nk'aho twese tuziranye, bikanaduteza kumera nk'abari mu irushanwa. Haleluya. Nkabashobora kugira ubuzima bwanjye mbaho, ariko rimwe na rimwe bikansaba no kubaho ubundi buzima nzakwereka kuko tuziranye. Haleluya. Aho niho umuntu ashobora kuvuga ngo ubw'abana bo kwa Kanaka biga hariya, nanjye abanjye bagomba kujya kwigayo. Murabyibuka ko tuvuga ururimi rumwe, murabyibuka ko tuba tuziranye, abandi benshi bafite ibyo bapfana. Ubwo Kanaka igisenge kimeze kuriya, nanjye biransaba. Ibyo rero ni si nkenerwa y'ibanze. Haleluya. Kandi bitera kwanduranya. Niyo mpamvu ikiganiro cy'ubutunzi bwacu umugore n'umugabo gikwiriye kuba kinini, bakakiganiraho, bakabihurizaho. Imana itugirire neza, tukemeranya ku mikoreshereze y'umutungo wacu, iby'ingenzi duha agaciro tukabyumvikanaho, kandi tukagerageza guhuza ibitekerezo bya twembi. Iyo ibi bintu bitabaye, biri mu kintu kibyara amakimbirane akomeye. Imana itugirire neza. Haleluya. Akandi nkurikijeho nagira ka gatandatu, no kuvomerera urukundo rwacu mu dukorwa dufite ijwi. Kuvomerera urukundo rwacu mu bikorwa bivuga. Mu muco wa Kinyarwanda, cyane wenda mu bakuze mu myaka, kigero cyanjye n'abanyegereye n'abari hejuru yanjye gatoya, hari igihe biba bimeze nk'ibisanzwe kuba narabwiye umugore wanjye ko mukunda mu gihe twarambagizanyaga, akaba biheruka ryari icyo gihe kuba twasohoka twicara nk'ahariya mu twatsi muri kajaride kacu k'urusengero, tukajya tubona ari ubupfapfa kandi ari ibintu by'abana, cyangwa se ibyo bintu mwihaye by'abazungu
cyangwa by'abakongomani, dore mwe muturanye na Kongo. Mbese ibikorwa bigaragaza urukundo bivuga bikagenda biducika, cyangwa se rimwe na rimwe umugabo wiyubashye akaba yavuga ati ibyo ni ibintu by'abagore, ibyo ni ibintu by'inzaduka. Yesu ashimwe, haleluya. Umubano ugira ubuzima. Ikintu cyose gifite ubuzima kuva ku giti utakivomereye kirumagara. Umubano rero mu biwuvomera harimo utwo dukorwa tugaragaza urukundo rwashyizwe mu ngiro. Ndabizi ko wenda mu mutima wanjye nkunda, nanjye ndagukunda, ariko nkeneye udukorwa tujyanye n'uburyo bwawe n'ubushobozi bwawe n'ibyo n'ibindi twakwiga. Ese ko n'ibindi tubyiga, ko twize Urwongereza dukuze, bamwe tukiga Urufaransa dukuze, kuki kwiga icyazana uburyohe mu rugo tutabyiga? Haleluya. Abamama haleluya, banza aritwe tubyikundira cyane. Abavandimwe bacu, abagabo bacu, basaza bacu nibakadukorera ako kantu, kandi bamama nibakadukorera tujye tukabibutsa, nibakatabikora tujye tubibibutsa. Mu bituma urukundo ruryoha, ruvomererwa, ruhorana ubuzima, harimo ibi bikorwa bigaragaza urukundo: guhana impano, kwicarana ahantu mukaganira bijyanye n'icyo mugenzi wawe akunda. Imana ishimwe cyane. Ibi ntibivuga ngo tube dufite amafaranga menshi. Harimo n'abafite menshi batabibonera umwanya, bahora bagiye kurangura, bagahora mu ngendo z'akazi. Amafaranga ntatuma urugo rwabo ruryoha. Rero si ikibazo cy'amafaranga menshi cyangwa makeya, ni inkoreye muri makeya yanjye, ariko menye ngo umubano wose uravomererwa. Haleluya. Ako kara kakangaye ka gatandatu. Amen. Ikindi bisiga, ako kantu ka gatandatu twa turiho, gasiga memory nziza, gasiga memoire nziza, gasiga urwibutso rwiza mu mutima w'uwo mwashakanye. Hari abantu bigeze gukorerwa akantu keza kera, ariko bakaba bakikibuka. Mwararenganye ntako twarashoboye, twarumye. Gasiga urwibutso rwiza mu mutima w'uwo mwashakanye. Wibimwima, kuko wibuke ko Imana yashyize umuntu umwe mu mutima wawe. Urabimwima ngo zabihabwe nande? Imana ishimwe, haleluya. Umwana umwe mu bana banjye yarambwiye ati abazungu bazi gukundana, bahora bafatanye mu ntoki, bagenda bafatanye mu ntoki. Nyuma aza kwisubiraho, aza kumbwira ati burya naje gusanga aba bazungu tubana, nubwo bagenda bafatanye mu ntoki, ariko usanga umusaza ageze ku mugore wa 4, uwo mugore nawe bashakanya n'inshuro ya 5. Burya niyo mpamvu baba bafatanye mu ntoki, baba bagiharanye, baba ari bashyashya. Mwarese tugafatana n'abasaza bacu n'abakecuru mu ntoki, tukazagera mu masaziro ko ntacyo bitwaye. Haleluya. Wamukunze ukamukundwakaza ko ntacyo bitwaye, bakaba nta nicyo bitera, ahubwo biravura. Bivura za hypertension, bituvura twebwe abagore gusaza imburagihe. Nawe mugabo bizakugabanyiriza umuruho w'iyisi. Cyanditswe kimwe mu byanditswe nkunda, Isaka yarongoye umugore we Rebeka, ngo amujyana mu ihema rya nyina yararongoye, ngo ashira aramukundwakaza. Amaze kumukundwakaza bigenda bite? Nawe ashira umubabaro w'urupfu rwa nyina. Gukundwakaza bivura impande zombi. Bivura uwo wakunze ukamukundwakaza, nawe watanze urukundo rwinshi nawe urakira. Ayiwe, abagabo n'abagore b'Abanyarwanda we baranyumvishe. Reka nibwirira abatoya, ni bande bamaze imyaka 5 bashatse batararenza imyaka 5? Harabahari? Burya twese turi abantu bakuru. Arahari mama. Yego shenge, Imana ibahe umugisha. N'umukwe wanjye yari arahari. Okay, munsi y'imyaka 10. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Abarengeje 15. Inka rero nibamuze na bamukecuru wakazi. Abarengeje 25 turahari. Haleluya. Niyo mpamvu ibintu byo gukunda no kundwakaza se mutarimo kubyumva. Fata mukecuru akaboko, umukundwakazi, bwira muzehe amagambo meza. Haleluya. Ibi nta muntu bitaryohera, ahubwo umuco w'Abanyarwanda yarabitwikiranye, tubibuze turihangana, ariko biraturyohera. Amen. Aka kangahe? Aka 7 karabishye, ariko kari ngombwa. Kubabarira vuba kandi byihuse. Forgive quickly, nta gukererwa. Kubabarira vuba kandi byihuse. Ngiye kumwita Soruta, tugu umuntu yababarira ikira akareka ikira, na bya bindi bikomeye
yego ngewe mvuga byose, ndi mu bavuga kubabarira byose. Amen. Byanze bikunze, byanze bikunze, byanze bikunze, uwo mwashakanye azakubabaza, abishaka cyangwa atabishaka, byanze bikunze. Abamaze imyaka mikeya, haleluya. Byanze bikunze, kuko niwe muntu mwinjiranamo, niwe muntu mwitsiritanaho mu gitondo na nimugoroba. Ubundi iyo uri wenyine ushobora kubyuka nabi, wabyuka ufite nk'akantu k'agashiha, noneho abantu ukabahunga, ariko umugore wawe n'umugabo wawe ntawe uzamuhungira. Muri kumwe, muri kumwe wabyutse neza, muri kumwe wabyutse nabi. Niyo mpamvu rero byoroshye kubabazanya. Hari ukubabazanya ku bintu bikomeye, hari no kubabazanya ku tuntu dutoya, ariko byanze bikunze uwo mwashakanye azakubabaza. Niyo mpamvu ndimo nkwinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo imbabazi zawe umugirira zihore hafi, ku kinini n'igitoya. Nizidahora hafi, urugo ruzakubihira. Ariko iyo wabyiyemeje, mwibuka ko turimo dushyigikirwa na Yesu, mwibuka ko nta kintu Imana yadusabye itagendanamo natwe. Turimo turubaka urugo nk'abubakanye n'Imana. Haleluya. Iyo rero kubabarira kutabaye hafi, urugo rutangira gupfa buhoro buhoro. Kumva waramukundaga, ariko akantu yaguhemukiyemo, kumva utangiye kugenda ukonje. Noneho kuko we uwo mubana rimwe na rimwe abatabizi, akajya akomeza kwikubitira ibitwenge nk'aho ari ibisanzwe, ariko wowe ukaba waratangiye kugira akantu k'ubukonje muri wowe. Akantu k'ubukonje, akantu k'ubukonje. Kubashakanye, kubabarira vuba kandi byihuse biradukwiriye. Tubishobozwa nandese na Kristo duha imbaraga. Haleluya. Atari ibyo uburyohe buzagenda bugupfana buke 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 buke. Cyangwa ukumva akantu kameze nka mepri sinzi ukuntu nayivuga, ukumva mbese asigaye ameze nk'umuntu mugenzi wawe, nk'umuntu mukorana mu kazi. Ntakiri wa mugore n'umugabo binjiranyemo. Hari ukuntu ugenda kubera ko utababariye byihuse, hari kugenda witarura buke buke. Gusa kuko uri umukristo, ukaba ufite n'uburere n'ikinyabupfura, ukaba uhari ariko mu mutima udahari ukuntu. Ntaho ugiye kuko ntiwatana, ariko ntunahari, byo kwinjiranamo byakamutse. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Kubabarira vuba byihuse biragukwiriye, ushobojwe na Yesu, kugira ngo ukomeze uryoherwe n'urushako. Amen. Iyo bidakemuwe hakiri kare, biganisha ahantu habi. Haleluya. Gerageza rero gusaba Imana imbaraga, hanyuma nawe ubyiyemeze, ubabarire uwo mwashakanye vuba byihutirwa. N'icyo kibigushoboza ni ukwibuka ko nawe Imana yakubabariye, ikina kubabarira, ikomeje no kukubabarira. Iyo umuntu yibuka ko Imana yamubabariye, ahakomora imbaraga zituma abasha kubabarira abandi. Kugumana, kubika akanzika, ubwo nkagize gato, kubika inzika bikomeza bibyigana mu mutima wawe, mu marangamutima yawe, mu bitekerezo byawe, bikagenda bikuzamurira stress buke 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 buke, ubuzima bwawe bukagenda bubihirwa. Sinzi niba mwari mwaritegereje cyangwa mujya mubona, turimo abantu bakuru, ujya kubona ukabona umuntu wari uzi yishimye, ari umuntu useka, ari umuntu ukunze ubuzima, ari umuntu unezerewe, ariko wajya kubona ukabona yarahindutse. Mujya mubibona? Ukabona umugore yahoze afite ubuzima, umugabo yahoze afite ubuzima, ariko wajya kubona ukabona yari kumwe n'uwo bashakanye, kantu kakijima kamujemo, ameze nk'umuntu wanyagiwe. Niyo mpamvu mbinginga nshuti z'Imana, twebwe bari muri Kristo Yesu, reka dusabe Yesu aduha imbabazi zibangutse kandi zihuse. Utanyagirirwa muri uwo mubano witwa igihango wagenewe kuwuturamo by'iteka. Haleluya. Hamwe n'Imana birashoboka. Ni icyemezo ufata cyo kubabarira, kandi no uzabyungukiramo, uzabigiramo amahoro menshi, uzabigiramo ikiruko cyo mu mutima, bizagutera guhorana itoto ry'imbere n'iry'inyuma. Haleluya. Nongere nkusabe nkwibutse, niba uzi ko wababariwe, Imana yakubabariye. Niyo mpamvu ibi bisabwa bari muri Kristo Yesu. Niba uzi ko wababariwe, nawe itoze guhora ubabarira byose. Vuga ngo byose. Iyo tuganira iyo turimo kuganira n'abitegura gushaka, nyamabaza ngo ni igiki wasanga kuri mugenzi wawe wamubona aho utamubabarira. Bamwe muri bo rero baba babifite, agatabwa ati njyewe mubonyeho iki, ntago namubabarira. Hakaba abandi bamaze guca akenge, akavuga ngo niteguye kumubabarira byose, ariko kuko ababivuga atarabibamo batazi uburemere bwabyo. Ariko twebwe abagezeyo tuzi icyo turimo kuvuga.
haleluya. Dushobojwe na Kristo duhabwa imbaraga zo kubabarira byose. Kutababarira biravuna, bishajisha imburagihe, bizabyutsa indwara za hypertension na za diabete mu mutima wawe. Setinga mu mutima wawe, shyiramo ingamba, mubwire uti mwami Yesu nshoboza guhita mbabarira vuba byihuse. Haleluya. Erega hano ku isi naho duhafite imyaka. None niba uzasaza ugize imyaka 100, wenda ukaba warashatse ufite 20, ni ukuvuga ngo urwo rugo uwo mugabo n'uwo mugore muzabara imyaka 80. Urumva uburyo ari myinshi mu mibare isanzwe y'abantu. Uzayiba mumeze ute nutitoza kubabarira byinshi kandi bihojejeho. Imana iguha umugisha. Reka ndangirize kuri kano. Kwemera gushaka ubufasha iyo bibaye ngombwa. Bimwe mu bigize umuco wacu w'Abanyarwanda ni ukubika ibintu byacu. Namwe siko mubizi? Turi ubwoko bwiza rwose bugira umuco n'ikinyabupfura kandi bukunda gukenyerera ku bintu byabwo. Tagira ubimenya. Batatwototera. Ari ikindi bavuga ni iki? Utimena inda. Utivamo. Baratwumvira ubusa. Kugeza igihe urugo rurundumuka utarigeze ushaka ubufasha. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari igihe hagati y'abantu babiri guhuza inama byanga. Bikanga pe. Shaka umuntu wo kwizerwa kuko babaho. Haleluya. No muri Tito babwiye ngo abagore bakuze bigisha abagore batoya kubaha abagabo babo, gukunda ibyingo zabo, kutazerera, kwita ku byingo zabo. Habaho abantu badutanze aho turimo tugana kandi beza babizerwa. Ntibivuga ko batigeze bagira ibibagora, ariko biteguye kudushyigikira, biteguye kutwunga kandi badukunda twembi. Ntibakunda umugabo ngo bakunda umugore ukwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Abo bantu babaho, wababona ahantu hose, wabona mu rusengero, wabona muri karitsiye aho utuye, wakwitegereza mu muryango w'iwanyu ukabona umuntu. Mureke twe gupfiramwo imbere igihe ibintu byanze, dushaka ubufasha. Haleluya. Turi mu gihugu cyagize intambara na jenoside, aho abantu batoya benshi bagiye bamera nk'abireze batagira abakuru b'umuryango. Igihe kimwe naganiriye n'umudamu umwe ndamubwira se umugabo wawe nta muntu agira yubaha, nta muntu mukuru atinya? Afata umwanya aritegereza aravuga ati ntawe. Ibyo bijya bibaho kubera ko abantu bameze nk'abireze, wenda yagira n'umugisha akagira udufaranga hakiri kare, akaba ameze nkaho nta muntu akenera, nta n'umuntu yumva. Ariko reka mbabwire ko ari ishyano ry'akaga ryagwiriye imiryango. Uzi kubura aho urega umugabo wawe, ukabura aho urega umugore wawe, ukabura uwamugira inama, akabaho nta kintu atinya. Ariko nubwo byaba bimeze gutya, ntiwemere ko ibintu bibarenga kugeza igihe bizatobokera. Tuba abantu bemera gushaka ubufasha, tuba abantu bemera kugisha inama, ntabwo ari ukwemena inda. Nawe ntujye kubwira umuntu ujagaraye uri hariya mu muhanda, ugiye kubwira umuntu nawe uhaye agaciro umuryango, umugisha inama. Kuko hari imiryango myinshi yagiye yiyubakika ikomeza kubaho ntiyasenya kuko bemeye kugisha inama. Haleluya. Hanyuma ibintu byananiranye mu bantu, twagishije inama ntibikunde, dusigarana intwaro yitwa gusenga. Amen. Haleluya. Yesu afite imbaraga zivunagura umutima wari ikigomeke. Yesu afite imbaraga zakura umunyabyaha rwimbi. Niba ugize umugisha kuri Kristo Yesu, intwaro yo gusenga. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. None ko ibindi bintu byose kugera abo twashakanye. Bibe mu ngamba zawe za buri munsi. Muribuka ko uyu murimo ari umurimo w'Imana. Muribuka ko turi muri iriya jambo gukora byose tubikuye ku mutima nk'abakorera databuja mukuru. Ndifuza kubaka urugo rwanjye nk'ukorera Imana. Ndakwifuriza ko nawe wubaka urugo rwawe nk'ukorera Imana. Haleluya. Nitugira umwanya wo gusengera abo twashakanye. Iyo tubasengeza icyo bikora bimuhuza we na Mwuka Wera. Nta muntu uzagutunganyiriza umugabo wawe, nta muntu uzagutunganyiriza umugore wawe nka Mwuka Wera. Amen. Mwuka Wera azamwuzuza ubugwaneza, azamwuzuza guca bugufi. Niba ari umuntu warushinze ijosi utagisaba imbabazi, Mwuka Wera azakora uwo murimo. Rero nshuti z'Imana bari muri Kristo Yesu, twikwibagirwa, twigashyira ku ruhande, twikagira intwaro ya nyuma usengera abo twashakanye. Ujye umusengera yumva, umusengera tumva. Haleluya. Bijye bigufatira umwanya
umusabira ubusabane bwe n'Imana. Ikindi nubona agabanukirwa mu rugendo, uko yabanaga n'Imana, uko yakoreraga n'Imana, ishyaka yari afite, nubona agabanukirwa, nubwo yagabanukirwa arimo gusohokana cyangwa kugura amamodoka n'amazu, ntuzaceceke, kuko umuntu ubusabane bwe n'Imana nibukonja ntuzamushobora muri iki gihugu. Haleluya. Nanjye mvuga ngo ntuzamushobora muri iyi Kigali, ntuzamushobora muri iyi Musanze. Yesu ashimwe. Ariko nahuzwa n'Umwuka Wera, azagenda aba mwiza buri munsi. Mwuka Wera dukosora aho umugabo wacu yananiwe kudukosora. Mwuka Wera dukosora aho umugore wacu yananiwe gukosora. Umugabo wanjye ashobora kumbwira ati wa mugore we ibi n'ibi ntibimeze neza, nkamubana ibamba nkajya ndumva ndenganya, ariko nasabana na Mwuka Wera. Mwuka Wera akambwira ati urutana ibyo, hari ahantu wangirengereye, ngakosoreka by'ukuri kandi birambye. Umwami Yesu abaho umugisha. Ndifuza ko dusenga. Umugambi w'Imana kuri wowe n'umuryango wawe ni mwiza, ni mwiza. Niba hari ibitaryoshye bihari, si wo mugambi w'Imana. Reka niba hari abazanye n'abashakanye bafatane mu maboko, tugira akanya ko gusenga. Twahaguruka. Abazanye nabo bashakanye ntago bicaranye. Hari abicaranye. Ufite umugabo uri hano n'umugore uri hano, reka bafatane. Abaje bonyine, abagore ngo mwegere abagabo banyu n'abatware, niko bimeze. Mbega byiza. Abizanye baraza gukora ku mitima yabo. Kandi n'iby'igikundiro kw'abavandimwe turanabahuje. Mugiye kurebana, murafatana murebana, murafatana gutya, mufatane murebana. Yego yego, uko nguko murebane neza mudahengamye. Murebane neza, muhindukire. Yego. Imana ishimwe. Uriya ari wenyine, nari nayo ukuntu bihagazemo, ngize ngo harimo ari ufite mubwire ngo nge ngukunda urukundo rw'Imana. Ko mutarebane mwindeba, nanjye ndareba ku mugeni. Nifatanyije n'abafashe. Ntago nzi kuririmba ariko kamubwire, mubwire gutyo, nge ngukunda urukundo. Bareba batarimo kubikora. Nge ngukunda urukundo rw'Imana, nge mumfashe kana kaga. Urukundo rw'Imana, nge ngukunda urukundo rw'Imana. Iyo nkurebye nkakwitegereza, nkubonamo ubwiza bw'Umucunguzi. Mwabonye ko umwitozo wo kurebana utoroshye? Mwarareba hano ku gutwi, undi agacisha hejuru y'umusatsi. Ntabwo bitworoheye inshuti z'Imana. Haleluya. Ariko turifuza kubaka urugo twubakanye na Kristo. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga wireba ku matwi, wicisha hirya. Fatane ngaho reka dusenge. Reka mbabwire mu bintu bibuze
ni imiryango ihagarariye icyubahiro cya Kristo. Reka mbabwire inshuti z'Imana, mwebwe mwagize umugisha wo kuba muri kumwe n'abo mwashakanye, mwebwe mwagize umugisha wo gukizwa mwembi, mwebwe mwagize umugisha wo kuba muri mu nzu y'Imana mwembi. Mu bintu bibuze ni abantu bo kureberaho urukundo rwa Kristo. Mwibuke ko ikigeranyo Yesu yatanze kirakomeye. Yabwiye abagabo ngo nibakunde abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze aryoze, hanyuma azaryishyire ritagira umugayo, ritagira ikizinga. Ni urukundo ruri mu gipimo cya Kristo. Abo bagabo ni baki? Ko wowe uri muri Kristo Yesu, wowe wakijijwe, ndakwibutsa ko ufite umukoro wo kugarura iyo shusho yo gukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero. Aratubwira natwe abagore tugandukira abagabo bacu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Iyo bavuga itorero ntabwo bavuga amadini, bavuga umugeni wa Kristo. Ni umuntu wavutse ubwa kabiri, ni umuntu wimitse Kristo nk'umwami we, ni umuntu utaburana n'umwami we, ni umuntu ugandukira Imana. Iryo ni ryo torero. Bagore ngo tugandukire abagabo bacu, tubane tububahe, tubagandukire nk'uko itorero rizima rigandukira umwami waryo. Kristo ntabwo tumwubaha nk'itegeko riraho, tumwubahira mu rukundo, twibuka ko yadukunze byinshi. Iyo shusho irakenewe, iyo shusho yaratakaye mu itorero ry'Imana, iyo shusho yarabuze mubera. Abantu babanye umubano utari wo, utandukanye n'uw'Imana yari yaragennye. Reka mbibutsira ko mufite umukoro wo guhagararira ubwami bw'Imana mu miryango. Reka tubisengere. Natwe abaje twenyine tugiye gusenga. Tugiye gusenga kugira ngo urugo rwiza rurusheho kuba rwiza. Tugiye gusenga ngo tubone ingo zihagaze nk'uko Kristo ashaka. Tugiye gusenga kugira ngo izirwaye umwami w'abami yinjire maze ivure. Tugiye gusenga ngo iziri mu manegeka umwami Yesu azizure kuko afite imbaraga zo kuzuka. Icyambu ukaba ufite ko kwiyemeza mu mutima wawe. Nasanze nta kinanira Imana. Iyo Imana ibonye umuntu, iteka ihora ishaka umuntu yakorana nayo. Yewe no gukiza ishyanga, gukiza igihugu, iravuga ngo nabuze umuntu umwe wahagarara mu cyuho. Reka nkubwire ko kugira ngo n'umuryango ukire, iyo Imana ibonye umugore cyangwa umugabo wiyemeje, byanze bikunze uwo muryango uzazuka. Ni ryari umuryango utazuka? N'igihe habuze umuntu n'umwe uhagarara. N'igihe imiruho watejwe n'uwo mwashakanye, n'igihe ingorane n'imibabaro yaguteje biguteye nawe kurambara ukavuga uti sike ndarushye mbivuyemo. Iyo bivuyemo umuntu byinjiramo anezerewe ni Satani. Aravuga ati bivemo ngewe mbyinjiremo none mbirangize mbimare, nkomeretse abana, nkomeretse ababakomokaho, nkomeretse generasiyo zikurikira, nkomeretse bene wanyu, nkomeretse abazabyumva. Iyo tubirambitse umwanzi niwe ubiterura. Ariko Imana ibonye umuntu umwe, urugo rwazuka. Yego azavunika kuko ameze nk'ugendera ku kaguru kamwe, ariko Imana izakorana nawe umuryango uzuke. Hari ibyiringiro kuba afite Kristo, kandi nawe ufite umuryango mwiza. Ntiwemerere ko bigarukira ku byiza, wifuze ko birushaho kuba byiza cyane. Urugo ruryoshye, urugo umuntu atahamo yishimye, urugo ruzavamo abana bazitoza kubaha Imana hakiri kare kuko babonye papa na mama bakundanye, papa na mama bumvikana. Urugo rutera abana kwifuza kuzashaka nk'uko ababyeyi babo bashatse. Urugo rutera abana kubaha Imana twubaha. Ntibavuga ati Imana ya papa niyo mu rusengero gusa ariko mu rugo ntayagira, Imana ya mama niyo mu rusengero gusa ariko mu rugo ntayagira. Biragatsindwa n'Uwiteka. Mwuka Wera bidutsindire kuri. Wibuka ko ibikomere bya mbere bishengura abantu bitangira mu muryango, kandi kurindwa ibikomere nanone bihera mu muryango. Umuryango uri mu rukundo uzarinda abantu ibikomere. Uzabyara abantu bakomeye mu marangamutima, bafite gishyigikira, bazabasha guhangana n'ibyo hanze. Reka twisengere inshuti z'Imana. Data, twavugaga ku mushinga wawe, umushinga watangijwe nawe. Niwe wavuze ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, umuremera umufasha umukwiriye. Ntiwabahindura abaturanyi, ahubwo bahindura abantu binjiranyemo. Uravuga ngo bazaba umwe, ngo kandi bazabana akaramata. Turasenze Mwami turi muri iki cyumba kugira ngo twebwe turi hano n'abadukurikira n'abazadukurikira hanyuma, icyo gikorwa cy'ubumana nk'uko wari warakigambiriye gikorwe kuba umwe. Sengeye umugore n'umugabo Mwami ngo babe umwe.
dusenge natwe abaje turi twenyine ngo tube umwe nabo twashakanye. Reka icyaje hagati kidutandukanya kikazana kubihirwa, kikazana kutavuga rumwe 100%, tugasigara tuvuga rumwe pourcentage nkeya. Reka gikurweho, iyo nzitizi ikurweho n'imbaraga zawe Mwuka Wera, imenagurwe mu izina rya Yesu. Wongere utwunge, reka babazanyije bagakomeretsanya, imbaraga zihereza umuntu kubabarira zimanuke mu mitima ya twese uyu mwanya mu izina rya Yesu. Imbaraga zihereza umuntu kubabarira, imbaraga zihereza umuntu kwakira imbabazi zimanuke mu mitima yacu twese, zimanuke mu mitima yacu twese. Udushoboze, garura ibiryohereye mu miryango Mwami w'abami, garura urukundo ruri mu mutima rugahinguka inyuma. Umurimo wawe wubakika mu miryango yacu Mukunzi mwiza, ibidashobokera abantu biragushobokera. Tuvura ibikomere twakuye mu miryango yacu, tuvura ibikomere bitutera kwibwira ko nta mugabo mwiza ubaho, tuvura ibikomere bidutera kwibwira ko nta mugore mwiza ubaho kubera ibyo twabonye Mwami. Abari kumwe nawe bajya baba beza, abari kumwe nawe bajya bahindurwa nawe. Duha ishusho nyayo wari ufite y'umuryango igihe watangizaga umuryango Nyaguhora ku Ngoma, igaruke mu mitima y'abera, igaruke mu mitima y'abakristo, igaruke mu mitima y'abizera, kugira ngo n'abatakuzi nibareba imibano yacu bizabatere kwifuza kumenya Imana yacu. Mwami mwiza, kandi turaguhamagaye. Hari izindi ngorane zijya zivuka mu miryango ziturenze, hari ugutinda kubona urubyaro, hari indwara zizaduka, hari ibigoye umuntu atabasha nubwo yakunda uwo bashakanye atamukuriraho. Turaguhamagara mu mbaraga zawe Nyaguhora ku Ngoma, ngo aho naho uhagere Mwami w'abami. Abakeneye gukikira ubahe gukikira Nyaguhora ku Ngoma, abakeneye gutabarwa mu kandi gace karimo amakuba, amaboko yawe atagaragara agerayo Nyaguhora ku Ngoma. Aho naho tuzagarukana ubuhamya n'amashimwe mu nzu yawe. Abafite abana bafite uburwayi cyangwa ubumuga, indwara zikomeye zinjiye mu muryango, ibyo byose birakoroheye Mwami wabikora. Baha imbaraga zituma baba hejuru y'iyo miyaga n'ibyo byose bibagoye. Turagushimye, we watangiye umurimo mwiza muri twebwe, uri uwo kwizerwa. Ushorere tubone imiryango isa nk'uko wari warabigennye. Ushorere Mwami uwo murimo watangiye muri twebwe, tubone abagabo bahagaze mu cyimbo cyawe, tubone abagore bahagaze nk'uko ushaka. Imiryango ihinduka iyo kwifuzwa, abatoya batinyuke gushaka, dore bamazwe n'ubwo babibwira ko nta rugo rwiza rubaho. Hagurutsa aya makupure, hagurutsa abashakanye bari hano Nyaguhora ku Ngoma, bahinduka icyitegererezo cyiza cy'abandi benshi, kugira ngo abatoya nabo bubake Mwami, babitinyutse babiryohewe. Urakoze Mwami mwiza, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, ngaho muhobere. Uyu murekura hobera uwo mwashakanye niwe mvuga, uretse kuramutsa abakristo. Amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.